Mwiriwe neza nshuti mukunda kandi mukomeza kubana natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu ya Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije umugoroba mwiza, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Tubaye ikaze rero tuje kubagezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki ya 20 ukwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2026. Turakurarikira rero kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Tubazaniye amakuru agezweho kuri aya masaha ari kugarukaho cyane mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Akaba ari inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo, aho abana babiri bavukana bapfiriye icyarimwe bagapfa urupfu rubi byatumye ababyeyi babo nabo bafatwa n'igisa nk'ihungabana. Turaje rero tubaramburire inkuru yose uko yakabaye, mumenye icyisha aba bana ndetse n'ibyatangajwe n'abaturanyi b'uyu muryango wahuye n'uruva gusenya ugapfusha abana babiri icyarimwe. Kandi hari n'indi nkuru yatumye abantu bacika ururondogoro, akaba ari inkuru y'umugabo wafatiye mugenzi we hejuru y'umugore we. Wowe ntujye kure, aya makuru hamwe n'andi makuru agezweho yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nibyo tuje kukuramburira, tukakuvira imuzi n'imuzingo ukamenya ukuri kose kutarimo ibihuha habe na gato. Wahisemo neza rero, turagushimiye kuba wahisemo Hagume TV. Turagusaba ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru, cyane turasaba wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu wa Hagume TV bwa mbere, ikintu cy'ingenzi udakwiye kwirengagiza cyangwa se kwibagirwa no gukora ugakanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Reba munsi y'iyi video ureba ahantu hari akazogera ugakandeho, nawe winjire mu bambere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tugutegurira umunsi ku wundi, yaba ari amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, kuko murabizi ko dukora kubera mwebwe, kuko tuzi neza yuko mukunda ndetse muha agaciro amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru, kuko duhari ku bwawe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru yizewe agezweho hirya no hino kandi ku gihe. Mu karere ka Rutsiro abana babiri bavukana bishwe n'umukingo wagwiriye inzu bari baryamyemo. Mu mudugudu wa Shyembe, akagari ka Shyembe, umurenge wa Gihango, akarere ka Rutsiro, haravugwa urupfu rw'abana babiri b'abahungu bavukana, umwe w'imyaka 6 wigaga mu mashuri abanza n'undi w'imyaka 3 bishwe n'umukingo wagwiriye inzu bari baryamyemo. Se wabo bana Rwambonera Auguste w'imyaka 48 yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko ibi byago byababayeho mu mvura yari yiriwe igwa muri uyu murenge wabo. Yajyanye n'umugore guhinga, batashye nimugoroba basanga umukingo wo haraguru y'urukuta rw'inzu waguye, abana bari baryamyemo wabagwiriye bahita bahasiga ubuzima. Yagize ati, nari nazindutse njya guhinga ahitwa mu Gashyushya, umugore asigarana nabo bombi. Umuhungu amubwira ko yumva mu nda hamurya atajya ku ishuri. Bigeze mu masaha ya 3 umwana amubwira ko nyuma atangiye koroherwa yamureka akajya kwiga. Yongeyeho ko nyina yamubwiye ko isaha yo kujya ku ishuri yarenze, yagumana na murumuna we mu rugo kuko abandi bana batari bahari. Iyo nta mwana n'umwe wabaga ahari, bakingaga urugo hanyuma bakagenda, urugo mbese rugasigara nta muntu rurimo. Nyina yabatekeye, arabagaburira, ababwira gusigaraho, we akansanga mu murima nubwo imvura yagwaga ariko ntibyatubuzaga kuyihingamo. Avuga ko abana babonye batangiye gusinzira bakajya kuryama. Ku mugoroba batashye, nyina akinjira, umugabo we areba haraguru y'inzu abona igice cy'umukingo cyaridutse, ibyatsi byose byikubita kuri rwa rukuta rw'inzu,
ku cyumba abana bari baryamyemo abona rwaguye. Yagize ati umutima wandiye ntekereza ko abana baba bari baryamyemo kikabagwira, nkubitiyeho nuko nyina yababuze kandi yababwiye ngo bagume aho nibatangira gusinzira bajye kuryama. Nawe arebyemo imbere uburyo igikuta cyaguye, ubwoba buramutaha dukuramo itaka rike tubagwaho bapfuye. Avuga ko batabaje abaturanyi n'ubuyobozi burabatabara, n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro n'inzego zindi zashimye cyane uburyo bamufashe mu mugongo muri ibi byago bahuye nabyo bisa n'ibyananiye umuryango wose kubyakira. Yagize ati badutabaye ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro n'abandi bayobozi, inzego z'umutekano n'abaturage benshi babona ibyago twagize. Yakomeje agira ati iyi nzu nari nyimazemo imyaka 23 nta kibazo igize, yari iy'amatafari ya rukarakara. Mbona ari ibyago biba byashatse kuza kuko ntitwabarwaga mu nyubako ziri mu manegeka. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Kayitesi Dativa wahise atabara akanafata mu mugongo uyu muryango, yavuze ko muri ako karere muri ibi bihe bibasiwe n'ibiza biterwa n'imvura nyinshi iri kugwa ikangiza byinshi birimo n'ubuzima bw'abantu, ari muri urwo rwego n'abo bana bapfuyemo. Yagize ati mu by'ukuri aho bari batuye twahageze ntabwo inzu yabo yari mu zihutirwa zikurwa mu manegeka, kuko wabonaga mu bisanzwe nta kibazo yakagize, ariko kuko ntawe urwanya umunsi umukingo waridutse, ibyatsi n'itaka byinshi byikubita ku rukuta rw'icyumba abana bari baryamyemo birangira bahasize ubuzima. Yavuze ko akarere kashakiye uyu muryango aho kuba mu gihe hagishakishwa igisubizo kirambye. Yasabye abaturage ko muri ibi bihe by'ibiza byibasiye ako karere bajya bagenzura inzu zabo buri gihe, ibisenge bitaziritse bakabizirika, aho babona ikibazo bakagikosora hakiri kare kugira ngo birinde ibishobora kubakururira akaga ndetse n'ibyago nk'ibi byo kubura ubuzima. Naho mu karere ka Rubavu hari indi nkuru yavugishije abantu benshi bacitse ururondogoro, ivuga ko umugabo yafatiye mugenzi we hejuru y'umugore we. Mu karere ka Rubavu umugabo witwa Ntakirutimana aravugwaho gukubita no gukomeretsa umugabo yasanze aryamanye n'umugore we. Ubuyobozi bugasaba abaturage kwirinda kwihanira. Abaturage badutangarije ko batavugaga rumwe ku byerekeye no kwihanira kwakozwe n'uyu mugabo. Amafoto agaragaza ko uriya mugabo yakubiswe agirwa inoge mugenzi we amushinja ko yamusambanyirije umugore, asanga amuri hejuru amusambanya. Umwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Cyanzarwe aho byabereye yagize ati uzi kugira ngo ube wubatse urugo rwawe, niba utashye uvuye kwinywera agacupa usange ikindi kigabo kiri muri hanyuhanyu cyamurembeje, urumva iyo kamere nawe iba irenze ubwenge bwawe. Uyu muturage avuga ko utakwemera ko undi mugabo agusoreza umugore mu nzu yawe, ati wenda yakoresha ubwenge akajya iyo za Gisenyi tutazi, ariko ntumusange iwawe mu nzu yawe. Undi we yagize ati
ni ngombwa gukubitwa kuko yakoze amakosa, ariko nuko bakubise cyane. Abaturage bavuga ko uriya mugabo wafatiwe mu cyuho aca inyuma mugenzi we ngo yaba yarasinyishijwe ku gahato inyandiko ivuga ko azishyura amafaranga miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ubivuga yagize ati ejo namubonye kwa muganga, cyakora byo baramukubise ntabwo bamupfubirije, yongeraho ko baramukubise baramunoza abinteri. Abaturage bavuga ko abakire bitwaza amafaranga bagasenya ingo za bagenzi babo, bityo bakemeza ko bakwiye guhanwa. Mugisha Honore, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe, agira ati kwihanira ntabwo byemewe, uhuye n'ikibazo akwiye kujya mu buyobozi bakamugirira inama, uwihaniye ahanwa n'amategeko. Nyuma aba bagabo baje kwiyunga. Umuturage wo muri uriya murenge byabereyemo avuga ko byabaye mu masaha ya saa 4 z'ijoro ku munsi w'abakundanye kuri Saint Valentin, ubwo hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026, aho uriya mugabo yinjiye mu rugo rw'undi mugabo, umugore we amukingurira inzugi ndetse ngo bazimya n'amatara. Umwana wo muri urwo rugo w'imyaka 12 ngo yaje kumva ibibera mu nzu, avugana n'umukozi bajya guhamagaza se wari ku kabari afata agacupa. Umugabo aje iwe, umugore yafunguye urugi rwo ku gikari aracika, uwo bari kumwe asigara aho abura inzira acamo. Amakuru y'uko hari igikorwa cyaba cyarabereye mu buriri ngo yatanzwe n'uwo mwana, ndetse uyu muturage avuga ko basanze amashuka bayatoheje. Yemeza ko uriya mugabo wafashwe amaze gufatirwa mu ngo 5 kuko kubw'iyo mpamvu y'uko yabaga yasambanije abagore b'abandi bagabo. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo uyu mugabo wafashwe na mugenzi we bicaye bariyunga basangira n'agacupa. Turabashimiye cyane rero ko mwadutije umwanya wanyu kuva ku itangira kugeza ku musozo w'aya makuru, mukadutega amatwi kugeza aya masaha. Mukomeze kubana natwe rero hano kuri muyoboro wa YouTube channel yacu kandi yanyu wa Hagume TV. Turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho kandi ku gihe 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kubageza hano bwa mbere, kandi namwe musanzwe mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi tuzi neza ko muri inshuti zacu zakadasohoka kuduha komenti, gukanda like ndetse na share, nabyo ni inkunga ikomeye mukomeza kubaka ndetse no kwagura uyu muryango mugari wacu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubashimiye yuko mwadutije umwanya wanyu mukabana natwe. Tubifurije kurara neza, ibyiza byose bitangwa na Rugira nibyo tubifurije. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.